n'ibishimwe n'igenda uzi ko nagatanga impamvu bashyize hano ni ukugira ngo hatagira imbwa nkamwe zinjira amahanga isi agira hana gutimbura mu bw'ejo. Uyu musore arazwi cyane mu Rwanda, haba mu itangazamakuru no mu myidagaduro. Mu Rwanda ni umunyamakuru, ni umujyanama w'abahanzi, ni umwanditsi w'indirimbo ndetse na filime, ni umwe mu nkingi z'imyidagaduro mu Rwanda. Wamumenye ni Murindahabi Irene, Irene, umwite Moridekayi cyangwa Kashamakokera, yose ni amazina ye. Nagusuhuje kandi nizere ko ari amahoro. Nitwa Irene Murindahabi Kashamakokera cyangwa se Moridekayi. Uyu mugabo ni umwe mu bantu bakunzwe cyane mu Rwanda. Yatangiriye ku busabusa ndetse akora imyaka ine mu itangazamakuru adahembwa. Muri iyo myaka akaba yaratungwaga n'impamba yitwazaga agiye ku kazi muri ibyo binyamakuru. Gusa kubera ubwitange, kudacika intege ndetse no kwihangana, byatumye abarirwa mu bakomeye mu Rwanda, cyane cyane mu gisata cy'imyidagaduro. Irene niwe tugiye kugarukaho. Amazina y'ababyeyi ni Irene Murindahabi, yavukiye mu mujyi wa Kigali mu Gasyata, mu muryango wa gikirisitu usengera mu itorero rya Sembure Christian. Amashuri abanza yayigiye muri Ecole Primaire de Gasyata, nyuma yagiye kwigira ku Muhima. Yaje gutsinda ikizamini cya leta, gusa asaba ko yajya yiga ataha. Nibwo leta yafataga bamwe mu banyeshuri batsinze ikabohereza mu bigo byakoranaga na leta, ajya kwiga mu cyahoze ari Joke mu mujyi. Ahava ajya muri Groupe do Bosco i Kaduha mu bapadiri, ajya kwigayo literature, economy na geography. Ubwo ni ukuvuga ubuvanganzo, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Ahava ajya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, yiga itangazamakuru. Kuri Irene ubuzima ntabwo bwari bworoshye, kuko yanavutse hari akaboko kadakora neza nk'uko nawe abigarukaho. Ariko hari imitsi imwe n'imwe yangiritse ku buryo n'imikurire yanjye byasabaga ko nkoresha kumwe kugira ngo mbeho. Ndibuka nyiri umwana narasenze nsaba Imana ngo biragaragara ko ntabasha gukora imirimo y'amaboko neza, ariko Mana uzambabarire umurimo nakoresha ikindi gice cy'umubiri kitari amaboko cyane. Niyo mpamvu Imana yampaye umunwa, akaba ari wo nkoresha mfatanije n'umutwe n'ukuboko kundi gukora cyane, ariko nshimira Imana ko nako kuriho. Rero abantu babona bakunda kubyandika ngo ndaguhisha, ntabwo nguhisha, nubwo bintera ipfunwe kuba byarabaye. Nuko nzi ko byagombaga kugira igihe mbisobanura kugira ngo bigire abo bizafasha aho uri hose. Nimba warapfuye ugutwi, koresha ijisho, birashoboka. Nimba warapfuye amaso, koresha amatwi, birashoboka. Kubera ko Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ifata seti nini ikayiguha, vangwe ikaguha ibintu byinshi kugira ngo kimwe n'igipfa byibuze ukoresha ikindi. Umuzi ukuntu bakingira abana inkingo zo bakiri impinja. Aho niho habereye ikibazo rero. Bazanaga abastajeri ngo baje kwiga gukingira abantu, bagashaka abana bamwe na bamwe bo kwigiraho, niko nabyita. Rero ngewe umustajeri rwose yangiyeho pe, afata atera aho badatera. Imitsi yanjye ya hano irangirika nyiri umwana. Ndetse umuryango ntabwo wari wishoboye, bityo hari umushinga wamwishyuriye amashuri abanza na tronkom. Yavuze ko iyo atagira uwo mushinga kwiga bitari koroha. Kuri Moridekayi inzozi zatangiye akiri muto, kuko yakundaga kuvuga, gusabana n'abantu no gukurikirana ibijyanye n'imyidagaduro. Ndetse ubwo yigaga muri tronkome, mwarimu yabajije abana icyo bifuza kuzaba, maze Irene asubiza ko yifuza kuzaba radio presenter. Icyo cyifuzo cyaramukurikiranye, kuko i Kaduha aho yigaga yari umunyamakuru. Ashoje ayisumbuye ajya mu ngando, naho aba umunyamakuru. Asoje ahita akomereza mu kwiga itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Atangira itangazamakuru nk'umunyamwuga, yakoze kuri Magic FM, Isango Star, Fine FM, ndetse aza kumenyekana cyane ku Isibo TV. Mu gihe abandi batangazaga amakuru gusa, Irene we yashakaga kuyaha ubuzima. Uko yavugaga, uko yabazaga n'uburyo yegeraga abahanzi, byatumye izina rye ritangira kumvikana hirya no hino, kugeza ubwo Irene yabaye brand yihariye mu myidagaduro nyarwanda.
bityo yafashe icyemezo cyo gutangiriza puratifomu ye bwite ya MI Entertainment ikomeza urugendo rwe rwo guteza imbere imyidagaduro nyarwanda. Binyuze kuri MI Entertainment cyangwa se MI Empire, Irene yafashije abahanzi benshi kumenyekana. Abo harimo nka Neo Bosco ndetse na Vestine na Dorcas. Ubu Irene akomeje ibikorwa bye byo guteza imbere imyidagaduro mu Rwanda, aho akomeje kuzana udushya, aho ubu yanazanye MI Films, aho filimi ya mbere yahanyujijeho yitwa Isereri, ikaba yarahuriyemo abakinnyi bashya muri sinema nyarwanda. Nka gahunda isanzwe yo gukomeza guteza imbere urubyiruko, byatumye muri iyi filime yitwa Isereri habonekamo abakinnyi bashya ndetse n'abamenyerewe nka Inkindi Aisha. Gusa nk'uko bizwi, nta rugendo rw'ubuzima rubura imbogamizi. Mu buzima bwa Irene habayemo ibihe bikomeye, kunengwa ndetse n'ibibazo byamukozeho cyane. Gusa mu buzima bwa Irene, intsinzi n'ibigeragezo byabaye nk'impanga, ariko hagati y'amajwi yo kunengwa n'ayo gushima, yakomeje kugenda yubaka izina rye mu myidagaduro nyarwanda. Ku rubyiruko rwinshi, Irene yabaye ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora gutangira ari hasi ariko akagera kure, kubera kwigirira icyizere no gukora cyane. Nibyo twagarutseho ku buzima bwa Mulindahabi Irene, wavukiye mu buzima bukomeye akarwana akicira inzira, akaba umwe mu banyamakuru n'abareberera abahanzi bakomeye, ndetse n'ubu ibikorwa bye bikaba bigikomeje. Ufite igitekerezo ku muntu twazaganiraho ubutaha, watwandikira muri comment. Ikindi iki cyegeranyo wagikunze, ni igihamya ko hari n'undi wagikunda, bityo wagisangiza. DJ P Global Hub turabashimiye.